reka nkubwire ukusa kose ukuri kose nubasha kubirinda uzagera kuri kandi uzakora kurinda natangiye gusaba Imana ngo intere inkunga ndikubwira Imana ngo nifashe kumurera kivuga mwumve imbere nahereye kandi n'ubu ndacyayibwira ngo mpa support nambe nawe uri kwiga iyo umuntu ari mu ishuri aba afite icyizere cyo kuba umuntu ukomeye ku rwego rw'isi ku rwego rw'akarere ku rwego rw'igihugu cyangwa rw'ibihugu kuko nizibika zaramaki utangire umva aha kugira ngo usobanurire profeseri ibibazo ari kukubaza uzajya utangira gusobanura twa message woherereza umugabo w'abandi ubwo uziga urusyeho iko abakobwa wagiriye ku mugabo ibaze vraiment umuntu nkawe urumva bitaba bigaritse tugomba kubyirinda mu izina rya Yesu. Hoye ntabwo bikomeye kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu bizabirashoboza. Inzobere y'umutima uri inzobere y'amaso uri inzobere y'amagufwa uri inzobere nurangiza ihangane rero wishaka kurya nk'uwarangije hari abantu bajya batubona bakarabya indimi wongera ngo amasharirene barabashutse babanje bakiga bakiza bakarangiza amahoro y'Imana n'abandi amahoro y'Imana n'abandi nawe kandi ngorane amahoro y'Imana n'abandi nawe kandi ngorane abana biza murashimishije cyane kwigisha abanyeshuri ndabiherukaga kera ariko nagiye nigisha abanyeshuri ahantu henshi hatandukanye rero nishimiye kuba muri iri teraniro Imana yateguye kandi nishimiye kubona uburanga bwanyu muri abana beza kuko kuba muri imbere y'Imana nibyo bibagira beza kuko iyo utaje imbere y'Imana ufite ibindi urimo burya nta muntu ujya uberaho iyo utari mu Mana ufite ahantu uri rero ni igiciro cyane kuba Imana yaduciriye inzira kugira ngo tuboneke muri uyu mwanya hanyuma twaze turebe ijambo ry'Imana muri Zaburi ibice 34 umurongo wa 12 bana bato nimuze mu nyumve ndabigisha kubaha Uwiteka niba ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya va mu byaha ujye ukora ibyiza ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashyikire amen amen. Ninde muntu watwibutsa insanganyamatsiko y'igiterane cyanyu mpagira ugira ngo cyahita yansubiza insanganyamatsiko ni iyihe haguruka ubibibutse garuka Imana iguha umugisha iyi nsanganyamatsiko yitwa garuka ushime abayobozi babateguriye namwe mukabyemera ubundi ibyo kurya by'Imana ni amashimwe uyu munsi mufite insanganyamatsiko yitwa garuka ushime ngiye gusoma irindi jambo hanyuma nirubabwire n'iyindi nabongereyeho bibwirijwe n'umwuka kugira ngo tuzivugeho ari ebyiri turareba muri Zaburi ibice 30 umurongo wa 2 Uwiteka ndaguhimbariza kuko wampagurukije ntukunde ko abanzi banjye banyishima hejuru Uwiteka Mana yanjye naragutakiye urangiza Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye ubukura ikuzimu wankijije urupfu ngo ne kumanuka njya muri rwa rwobo amen amen.
ijambo somye niryo rihura n'insanganyamatsiko yanyu ndetse yacu, ariko ririya nasomye naryo waryumvise n'indi nabongereyeho. Garuka ushime. Numvise ko hano harimo abakiga ndetse n'abarangije. Abarangije bari hano Imana ibaha umugisha. Nawe humure ko bundi uzaba warangije, uzarangiza humura mu mbaraga zose Imana yakoresheje kugira ngo ugere mu mwaka urimo, iracyafite imbaraga mu kuzasohoza. Amen. Ngewe rero ndi bwongere kwindi yo kukubwira ngo hari ahantu Imana yakugejeje, niyo mpamvu waje gushima, ariko ndi bukubwire ngo ugomba kurinda aho yakugejeje, cyangwa kurinda ibyo ugezemo, cyangwa kurinda ibyo uri gushima ukabirinda. Kurinda ibyo wagize gute? Ibyo yakoze. Hari ukuba Imana yarabikoze, ariko hakabaho no kubirinda. Yego? Hari insanganyamatsiko yigeze kuza, ntabwo nibuka umwaka, muri iki gihugu cyacu, ivuga ngo kurinda ibyagezweho. Kwishimira aho igihugu kigeze, hanyuma kikadushishikariza kurinda ibyagezweho. Kuko ibikorwa byose bishobora gukorwa, iyo ubikoze ntubirinde biguca mu myanya y'intoki. Hanyuma turashimira Imana. Ariko ndabanza nanjye nyishimira. Turashimira Imana y'amahoro n'amateka. Turashimira Imana yadukuye aho yadukuye ikatugeza aho tugejeje. Ntawera wirabura watinyuka kuvuga ko nta ruhare rw'Imana rurimo. Nabitegereje ndandeba mu bana batanu ufite, sanga natsi Imana inkunga kuva ku mwana w'ifura Uwiragesha Irene. Natangiye gusaba Imana ngo intere inkunga, ndi kubwira Imana ngo nifashe kumurera kivuga. Mwumve imbere nahereye, kandi n'ubu ndacyayibwira ngo mpa support. Nambe nawe uri kwiga. Iyo umuntu ari mu ishuri aba afite icyizere cyo kuba umuntu ukomeye ku rwego rw'isi, ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'igihugu cyangwa rw'ibihugu, kuko n'izibika zari amagi. Mfite umwana wanjye Sharirene akunda gusoma amateka y'ibirangirire n'ibyamamare, hapana ibyamamare by'inaha bigipfundikanya, ahubwo bimwe ngo byitwa ibyagafashe. Nkumva naba nicaye ati ma atuzi ko burya runaka yabanje kubiki na ntuza burya yari iki. Ugasanga bari abacakara b'iminsi n'ibihe, ugasanga bari abaretwa, ariko ubu bakaba bayoboye. Bishatse kuvuga ngo nawe ibikurindiriye si bibi, kereka none utabona. Inkunga ya mbere nabanje gusaba Imana niyo kubona ibyo kurya by'abana. Nababwiye ko nahereye kuri Sharirene kuko nta biryo nabonaga. Hanyuma agiye gutangira garidiyene nari naranamunaniwe, noneho muha mama. Yatangiye garidiyene ari mama wanjye umutangije. Nta cyizere nari mfite. Aha ngaha hari abize n'abarangije. N'umuhanzi umaze kuririmba yavuze ati njye siniganye namwe, burafite ahandi yarangirije. Ariko ndashimira Imana ko ndi hagati y'abize n'abarangije, n'abagarukiye mu wa 4 primaire. Utageze ibyiringiro rero reka ntakubwire. Sinzi igisekuru cyawe, sinzi aho ukomoka, sinzi biracitse iri kwa papa na mama, sinzi niba uri mu bavutse batazi base, icyiciro cyose urimo. Ninkubwira ngo nguhagaze imbere, kandi ngewe arane ariho nzi nizi, mfite umutima umunani. Nagiye mu wa 5 nsunikiriza, mbana biranze mbivuyemo. Ubwo se nimba narabaye uyu ntararenze wa 4 ukaba ugeze muri segonderi.
yashyizweho. Amina. muri garidiyene ni mama wamutangije kuko ntari mufite kuko kari batangiye kumera ngo by'akarara ariko mbabyaye n'undi wa kabiri babyaye n'undi wa gatatu bibyifuza ariko babyaye n'uwa gatanu naho da kandi hose ari impamo. narindi kukubwira ngo nawe niko bikumereye. hanyuma turashimira Imana, reka tubariho duhere. nyuma mbabwira ukuntu ibyo ufite gushimira Imana ugomba kubirinda. nubwo utararangiza urinde aho ugeze, kuko utarinze n'ubundi wayacikiza bikemera. kandi ubiha agaciro. nimba wiga mu wa mbere ubiha agaciro, kuko hari abana babuze uko bagenda bicaye iwabo. ejo hari umuryango abantu twagiye gusura, umwana arambwira ngo naricaye nabuze ayo kujya muri segonde aricaye. ubirinde kuko ibyo wabonye hari ababibuze. uri kuvuga wowe ukarira ngo iyo uje ku ishuri mama aguharija deposhe duke, nambe nawe wabonye uko uhagera, n'abandi iyo bagerayo ntibayibone ariko bakita. shima Imana, reka tubanze tuyishime. kandi buri wese uri hano afashe ayishime, kuko dufite impamvu zo kuyishima. ukuri hari abakwifuza. ubu tuvugana hari abagiye kwiga kudoda, kandi mu bitekerezo byabo hatariyo mahitamo, ahubwo kubera ikofi byaranze cyangwa se no mu bwenge biranga. atereka basi njye kwiga kugira gute kudoda. ntabwo nabyo ari bibi, ariko umutayeri n'umuntu ukora muri biro kamemo narabyize umwaka urashira wamenya ko nabyize se. dushimire Imana. ubu ugeze mu wa kabiri, ugeze mu wa gatatu, nkubwije ukuri hari abatewe inda gukomeza biranga, hari abazikuyemo bahita bahwana nazo kwiga birahagarara, hari abazitwaye iwabo barabamenesha minerivare ntibyakunda, hari abapfuye batakomeje, hari ababuze ababyeyi babifubye batangira gushakisha ibirayi byo kurya. abahuye n'ibibazo ni benshi. shimira Imana. aha wicaye hari abicaye ahandi. kuba uvuka mu muryango ukennye cyangwa ubabaje uteye n'agahinda kubw'ikofi n'ubuzima, ibyo ntacyo bitwaye. nambe n'iwanyu ni abakene ariko urabafite. hari abandi babashyinguye, hari abavutse babura base ntibanabamenya. nambe nawe wapfuye yapfuye umunsi. ibidutera gushima hano ni byinshi. kuba iwanyu barapfuye nibura warabarebye, hari abandi bapfushije ababyeyi batigeze bababona. dufite impamvu zo gushimira Imana. urirata ko usigaranye mama, hari uwabuze mama abura na papa. uri kuvuga yuko urerwa n'umuntu utazi. hari abari mu muhanda babuze n'ababatoragura. nta mpamvu yo kudashima dufite. tugomba gushimira Imana. kandi amashimwe ni ibyo kurya Imana igira gute, ibyo irya. haleluya. dufite impamvu nyinshi zo gushima, ariko ndashaka no kukubwira ngo iyo kwishyuriye primaire ukayirangiza, hanyuma ikaguha ubushobozi ukaza mu wa mbere, burya n'uwa kabiri irahari kugira ngo ukwigishe, n'uwa gatatu irahari kugira ngo wige, n'uwa kane irahari, n'uwa gatanu, n'uwa gatandatu muri kaminuza irahari, masters irahari. birahari. impamvu mubwira ngo birahari, nabiboneye kubona byaye. ubu mba numva ishuri ryose rishoboka kereka uzinanirwa, mba numva bazayiga. udukora hese sawa nyine. abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni,
ubwo se aho mbera ntuhabona birende ntawe hanyuma urabona naje gushyingura inka urabona naje guhamba inka uzi ko kuza hano iwanyu nateze 5 naterema hano ni kurega ariko naje ndi mu mwuka naje gukorera batumira ngo baduyampe uzamuhaya oya turabakozi b'Imana isumba byose twebwe tuvuye kwifasha kugira ngo mpemba nabikoze kandi reka mubwire mu myaka tumaranye n'uyu mwana usibye ko yabanje kudupima ngo arebe koko twayikoreye cyangwa se nta bindi bitugenza ariko n'ukuri nta muntu wakoreye Imana wikorera amaboko Imana yampamagaye ndi umuyisilamu nakijijwe muri 2002 nabatijwe muri 2003 nuzuye umwuka wera muri 2004 ni naho natangiye ivugabutumwa iyo myaka yose nakoraga mbwirirwa nkabura haza muri iyi misozi nataha abana banjye bakabura ariko bwacya bakongera bakantumira nkagenda sinino nataha maze nk'icyumweru nzunguruka mu misozi amaparuwasi nagera mu rugo bakatwirukana twabuza yo kwishyura inzu bakaturaza hanze ariko uyu mwami amaze kumpima amaze kubona koko ndi umukozi Imana ihabwa icyubahiro abwira ijambo ryiza muri 2020 ntabwo nzibagirwa uyu mwami niwe yampinduye amateka mu buryo bufatika no muri 2019 ndetse n'8 ariko mbere yaho najya gusa nkarenza umuyaga wibaza abana bakubonye maze iminsi 7 utari mu rugo wataha batima maraje bakirukira mu mashakoshi bakaburamo ikintu ariko nkababwira ngo tuzarya irambwira ngo kuko wankoreye nta zindi nyungu ngiye kugufunguriza konti muri beka irambwira ngo kandi nzaguhemba $100 yambwira $100 se usibye kuyareba mu mvaho no kuri televiziyo natiye ahantu ntabwo nari nzi $100 kumva nayibwira ibi umpaye amanyarwanda mu gihe bibye $100 aha umpaye fata mu gihe umpaye mukaru mu gihe ndindiriye fata cyose arabindira $100 nari mbyitaye ariko umunsi yantabaraga irakabyara yarantabaye irabikora ifunguriza konte muri beka ni ahantu hinjira imbyeyi haleluya haleluya ifungura nkora ku $100 nanjye ndayamenye byavuye mu mbaraga zishobora byose kuko nta yindi diplome mfite babana nabwiraga Imana nti sayidi ibaha kwiga kandi biga ahantu heza muri make hari intambwe Imana yaduteje ariko ndababwira aho byaturutse mfatanyije namwe gushimira Imana nimunyemerere kuko mushaka gutinda aha havuga kurinda ibyagezwe kurinda ibyageze gute byagezweho hari ukuntu ugera ku bintu kandi ukabirinda
mbwira abantu ngo ntabwo ndabona abantu barinda Nyabarongo ngo kugira ngo hatagira uyidaha. Iriya naho wajya kudaha amaritiro 10,000 ntabwo leta yagufunga. Nyabarongo ntabwo ushobora kuhabona imbunda, ariko ahantu hari ibigega by'amazi, aha bari ibigega bya esanse, ahari ikintu bita amabanki, ahari amabutike n'amakampani, hari aho barindisha imbunda, hari aho bashyira umusekirite, hari aho bashyira daso sadepa. Nandi akunda kazi. Ntiwafata inkoni ngo uyirindishe ahantu hagomba kurindishwa imbunda. Ndashaka kuvuga ijambo ryitwa kurinda. Kurinda muri make biterwa n'icyo uri kurinda. Icyo umusore yarindisha ntabwo ari icyo umukobwa yarindisha. Umusore abishatse yarindisha n'inkoni, abishatse umusore yaharindisha inkoni da badatwita se. Muri mu nyumatu muranyumva, kurinda ibigezweho. Ntabwo tugomba kurindisha bimwe kuko ibyo turinze si bimwe. Abanyeshuri haleluya. Amen. Abakobwa banjye haleluya. Abasore haleluya. Abasore bashatse barindisha inkoni, hanyuma nawe ukishinga umusore rero uti nanjye niyo ndi burindishe. Naho se yirindisha inkoni ni akazi kawe. Umusore rero bajye babashuka murindisha inkoni, hagushuka urindisha inkoni, urindisha inkoni. Mureke mwebo barindisha inkoni, barabuzwa iki? Ko Imana yabaremye neza. Umusore bateye inda se mwahura mu muhanda ukamumenya, ariko umukobwa batwaye inda. Wari wahura n'umusore ajya ku gipimo? Wari wahura n'umusore waretse ishuri kuko yagiye ku gipimo cya muganga ngo barebe ukuntu akana gatera mu nda? Wari wamubona? Ariko wowe uretse ndakuzaho mu kanya. Umusore ashatse yarindisha inkoni, ntacyo bitwaye. Ko atazahagarika ishuri se ngo kuko atazareka kwiga se ngo kuko yatwaye inda yageze aha. Ko atazaheka se umwana agenda amumwigirira mu mugongo. Ko nta mwarimu uzanabimenya, ko nta n'ibimenyetso. Komeza nibashaka barindisha inkoni. Ko atazicara amezi 9 ngo ahagarike se ishuri yateye inda. Reka da ni inkoni. Ko atazajya kwitsa umwuka kwa muganga se, witsa umwuka umwana yaje azaba ari mu masomo ushaka, azaba ari kumwe na profe, azaba ari kwiga mate, education. Iyo niga ko ntawe ari kungira shimi, ari kwiga uri ku gipimo, wavuye mu ishuri uri kubwira mama imupfundikire ibyo bishyimbo. Izitize utuntu azaba ari kwiga.
badindira bageze kure leta yarabyoroheje n'ibyo umwana w'umukobwa agomba kubyara agasubirayo uzasubirayo reka mubwire azaba ageze kure kandi reka mubwire kugira ngo azasubire inyuma ngo aze kukureba hari abakobwa barangizanyije batepazeho barindishije ibifaru barindisha imbunda
umukandida wo gukira no gutera imbere. Ni mwebwe Rwanda rw'ejo, muri amaboko y'Imana, muri amaboko y'igihugu, muri ababishopu, muri abapotre, muri abasirikare bakomeye, muri abajenerali, muri abayobozi b'ibigo bikomeye, muri abakandida bo kuba abaperezida. Ariko nakubwiye ngo nutabirinda bizaguca mu myanya y'intoki. Kubusobanurira abandi ni byiza ariko ntibihagije. Kuba ubu wa mbere ni sawa ariko ntibihagije. Kuba ariwo guserukira ikigo mu bwenge nibyo ariko ntibihagije. Kurinda, reka nkubwire, umuntu wize amashuri make akayarinda aruta uwize menshi ntayarinde. Umuntu ugira amanota atari menshi cyane ariko akayarinda aruta umuntu ugira amanota menshi cyane utayarinda. Ariko hari ukuntu mugeraho shitani akagushuka, wabona hano harajeho utuntu twatuntu abakobwa amena twatuntu twaha kuri Imana twomekaho ugasanga abandi ntiduhari, wowe turahari. Tugutiye n'itufu, iyo utiye n'itufu nanjye nzayirisha ndakurahiye, ndakurahiye isi itufu. Aho kugira ngo wigugire ubwenge bwinshi uti njye sinzaba umugabo nteye neza, ndakurahiye. Uti ku kigo n'inyuma yobora, ku kigo ni misi w'ikigo uramazi, misi w'ikigo. Reka nkubwire, uko usa kose, uko uri kose, nubasha kubirinda uzagera kure kandi uzakora. Kurinda muzitegereza murebe abakozi abitwa abakozi b'Imana bahawe umugisha n'Imana, ibagabira impano zikomeye, ibagira abantu batoroshye ariko bigira abadanje, bananirwa kubirinda. Imana ibasubiza ku isuka. Ubu nanjye nigize ninja, ntigira umubingo, ntigira ikoboyi y'umuvugabutumwakazi, nahita asubira ipfiriye. Ubu ndwana no kubirinda kugira ngo ngume n'ubundi ndetse ngere kure cyane. Gahunda no kubirinda. Hari ibintu n'iki warindisha iki amashuri yawe? N'iki warindisha amashuri? N'iki warindisha ubwenge uri gushaka? N'iki warindisha ubwo umaze kubona utegereje ubundi? Ni gute wakirinda ikintu cyatuma uhungabanya iterambere ryawe? Dore mu bintu bihungabanya iterambere ry'urubyiruko, icya mbere ni ubusambanyi. Mureke mbabwire, niba hari umuruho mubi ubaho, ni uwo gusambana ukiri umwana. Mureke mbabaze, watangira gutekereza abagabo ugatekereza n'icyongereza, watekereza aho muzaryamana ejo ugatekereza n'imibare. Iyo umuntu akiri muto, umusore cyangwa umukobwa, akishora mu busambanyi, ubwenge bwe ntabwo bwongera kuzura. Kandi ibyo kuvuga ngo nzabikora rimwe mbireke, ndakurahiye sha, ntabwo uzabire kuzafatiraho, uzabura byose nk'ingati imenye. Niba ushaka kurinda iterambere n'icyo wifuza kugeraho, wirinde ubusambanyi. Ndaza kukubwira na za nzitwazo buraje uvuga utari kuyu mumama nawe rwose ko twagaragara nk'umujeni ariko n'umukecuru buriho. Uze ntazi ko twabikemuye. Komera we. Oya ndi bukubwira ukuntu gukoresha Twitter ari ukurindisha inkoni. Kubwira ukuntu twatunina abahungu babaha ngo mutumire mbere yuko musambana ari ukurindisha inkoni. Uri bombwira uti barakubeshya ariko mukecuru utireka da. Leta yatwemereye ko nidutwita izitateguwe mbese bazajya bagahuzamo. Ibyo ni ukurindisha inkoni. Ahubwo ndi bukubwira ukuntu ushobora kurindisha mashini gani.
atabasha gufata mu mutwe amasomo kuko biramubangamira. Icyambere utekereza umugabo kandi uri mu kigo, bamukura he? Ugomba gushaka kujyanisha abantu muri liga. Umutima wawe bazakwirukana 3, bakakwirukana 5, ugasigara nta kigo kikwakira, amashuri yawe agahagarara. Ibi bintu mbabwira ngende mama w'urubyiruko bitse byinshi bigisha mbazi nubwo ntazabaha, ariko bene wanyu b'urubyiruko ndabazi no mu myaka yatambutse igera muri 5 njya kubigisha. Aho umwana wiga muri segonderi mu wa 2 yazaga akambwira ati mama, ati ngewe mfite ikibazo nanze kukibwira mama. Iwacu hari umuhungu mama rero duhora dusambana buri munsi. Umubyeyi akaba azi ngo afite umwana w'iki umukobwa kumva atunze umumama mu rugo atabizi, kandi akambwira ati byarananiye kubireka. Bambwira ukuntu bazi gushyira imyenda mu gikapu kirimo amakaye, hakambara iniforume de, ariko agakubitamo n'agakora cyangwa akamena ari kuri amaziki. Uzi ukuntu shitani yigisha ubwenge, ariko iyo bikugarutse nawe aragukatira. Ni umugome nta mahirwe ajya atanga kuko nawe yarayabuze. Umwana akiga gutwara imyenda mu gikapu kugira ngo aze kubasha kubona ukuntu atoroka. Bambwira ibintu byinshi, ukuntu bazi kwirinda gutwita ariko bagasambana, ukuntu bafite n'abantu bazibakuriramo. Kandi burya kwirinda ubusambanyi birashoboka. Ngewe njya gushaka ntabwo nigeze nsambana, narinze shaka ntarasambana kubwira ubuzima nari ndimo. Nari naravutse data aranyihakana avuga ko ntari umwana we, anyihakana njya kurererwa kwa nyogokuru. Ngeze kwa nyogokuru mpabaye umwaka barabica barapfa, mpita ntangira gukora akazi ko mu rugo afite imyaka 12. Natangiye kwikodeshereza inzu mfite imyaka 14 na 15. Ibaze igihe natangiye gukodesha inzu kandi nari ntuye Nyamirambo, iwabo w'amabandi n'ibihomora baniga n'ababiji bamura umujyi bakarusomeza itabi bya bintu byose nyine by'abatara urumva bahora bimenye batyo, ariko mbaba hagati. Icyo gihe sinari umurokore, nari umusilamu, nitwaga Husina. Mwe mufite amahirwe murara munasenga, mwicaye hano muri kumva ijambo ry'Imana, no ku cyumweru murabyumva, njye ntabyo nigeze numva. Maze rero nawe kuvuka mu muryango ukennye urabizi, ugomba kurwana no kugira ngo ugire amateka akomeye atari iwanyu. Niba mama wawe yarafashe isuka ntabwo ari ngombwa kuzaba umuhinzi. Niba bamuvukana batararangije wowe ugomba kurangiza. Niba mu muryango wawe nta ukomeye uhari ni wowe ugomba kuzamura. Ningaruka nzabazanira Shandeli. Niba mwumva icyongereza nzamubwira bigishe mu cyongereza arinde asoza, kuko hari igihe asobanurira nkajya nigisha mu kinyarwanda akasobanurira he mu cyongereza. Hafite ikiganiro cyitwa Fight or Die, rwana cyangwa upfe, uzagikurikirane kuri Mama Shalene Official. Kakana nabonaga ikintu mpa. Haleluya. Amen. Shalene n'umwana natuma hano nkavuga ngo ndagutumye, nkavuga inti sawa, kuki wumva utahindura amateka y'igisekuru cyawe. Ugomba kurwana witwa kuzaba umuntu ukomeye. Ntucike intege ngo nta bwenge ufite, nta butabugira kubeza aragushaka. Waraza amaguru mu mazi ntibuze ukajya ugerekaho n'isengesho utindi wowe utabwenge. Muzajya wiga ukabona ntibyemera wiyahagarika ndakubwira.
nimbazanira Chanel we nagenza aceceka azaguhuhana kubwira aho yavuye n'aho ageze azakubwira amateka ukuntu nakajyanaga kugapimisha bati habaye iki kagira ngo abana ntibangana we niyo taye kumbi yari inzara yamwishe ariko ubu ni misi n'umukobwa mwiza wose ntacyo atwaye hari ibyiringiro ugomba kubirinda abatarabirinze nabababwiye urahura n'umuntu w'umusinzi turayarize ugahura n'indaya tinarangije kaminuza iki cyaha cy'ubusambanyi gifite ingaruka nyinshi yica iterambere ntabwo uzasambana n'abasore mwanavuze ko ngo batagira amafaranga uzajya usambana n'ibigabo uzaba utangiye urugamba rwo guhangana n'abagore babo utangire umva aho kugira ngo usobanurire porofeseri ibibazo ari kukubaza uzajya utangira gusobanura twa mesaje woherereza umugabo w'abandi ubwo uziga urusyeho niko abakobwa be wagiriye ku mugabo ibaze vrema umuntu nkawe urumva bitaba bimanitse tugomba kubyirinda mu izina rya Yesu hoye ntabwo bikomeye kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu bizabinashoboza hari umuntu wese utangira akazi byinshi mwigisha ibyo nzi hari ibyo nkeka ariko hakaba n'ibyo nzi umugore arampamagaye mama Chanel ari kurira mama Chanel mwena nkubwire ndagenda mbega ibintu yambwiye mama Chanel mbonebe iyi mesaje ngo koko umwana wanjye bazamwita bebe n'umugabo wanjye bamwite bebe wandebera kano gakobwa ibaze gufata igisaza kikurusha imyaka nka 200 ariko matinyuka iriya bibi ubu mu bintu ntekerereza abana banjye uriya mama wawe nuko ubushobozi butaraboneka ibyo atekereza ni bimwe akora ariko kubwe atekereza byinshi byo kukugirira oya ibyo utari kubona uzabibona abagabo bajyaga bashuka umugabo yarantaye maze imyaka 14 hafi n'itanu nibana n'abana banjye 5 yego ese mwumva ko ni ndane dashoboka turabona n'isabune urabona n'isabune urabona n'icariye gome umunyonzi n'umumotari ibyo bivuna umuyede yigirira neza umuyede ninayigirira neza umufundi yigirira neza umuyobozi igirira neza n'umuyobozi yigirira neza abafite igirira neza n'abadafite yigirira neza abo mu mujyi ninayigirira neza abo mu cyaro yigirira neza abana bafite amaboko ninayigirira neza abatayagi yigirira neza abaturuka kwa Kiramba ninayigirira neza abacinditse batanazwi mu miryango yabo umugabo umaze kubona kuko nifite abana 5 kandi nta kazi ngira nta n'isambu nahingagamo n'umuntu wari warangurije bazanyishyura Yesu mwami ariko iyi Mana naje kubabwira nari narayisunze niyo mahirwe mufite amahirwe disi kuyimenya nibwo buzima fisama oradashira kuyimenya nibwo buzima fisama oradashira
ufite, wabona na mama wawe ariko yicaranye amarira uri kurira, wabona Sharirene wanjye ariyo yariraga. Birashoboka rwose, birashoboka ko dusa, usa na famiye nari mfite. Wabona mama wawe twarahuye n'ibyo yahuye nabyo, ariko nje kukubwira ngo kumumenya n'ubuzima, n'umugabo uguha izina, aguha iterambere, atanga icyerekezo, maze nanjye baranzanaho ayo mafuti yabo nkihagararaho nk'isosi y'intoryi, bavuga ngo Yesu ni umugabo wanjye. Hari ukuntu tubivugira mu mwuka bakabyumvira mu mubiri bakumva ntibifatika, ariko Yesu yambereye umugabo. Sifa kwa Mungu, yambereye umugabo, amberera ibibondo. Haleluya. Abahakwiga n'ibihungu n'ibikobwa, iyo duhagararanye ntabwo bemera ko ndi mama, baravuga bati ni mukuru wabo. Imana ibahindurira ubuzima nk'uko izabuhindurira mama wawe nawe, nk'uko izabuhindurira papa wawe. Ihindura ubuzima nk'uko izabuhindurira abo muvukana. Iyo utashye inzara irabica, iyo ugeze mu rugo wifuza kutahasubira, ukavuga uti nibura nigumira ku ishuri ho turarya, ariko hari igihe uzatahasha uretse basi uzampamagare. Sharirene yageze ku ishuri arabyibuha muri segonderi, uyu mwana bamuha ibiki, yanywaga igikoma sha, uyu ntakeneye akawunga, niba ari kawunga ngo cya kawunga, ngo cya kawunga, ngo cya kawunga cya buri munsi. Wibuke ko iwanyu ntayihamo, ihano abayibura. Hari igihe uzasanga Imana yarakoze shanjoma, hari igihe bizahinduka. Ubu ngubu mba muri etaje y'imiryango 5, ibyumba 5. Aho twabaga mu kazi twajya kurya twicaye muri salo tugahina amaguru kugira ngo tuhakwirwe muri ako gasaro, ariko dufite salamanje hanze, dufite aho twicara hanze mu ndabo. Sifa kwa Mungu. Rega uzi mpamvu ndi kubikubwira, ubu wicara ukavuga uti nk'ubu mama koko wantabariye mama. Uzi amasengesho Sharirene yasengeraga, ntabwo nzibagirwa ava gusengera ahantu bita mu Kigali ku Rutare, ariko ubwira Imana ngo ha mama amafaranga yimuke. Hashize iminsi 2 baduta hanze twabuze ayo kwishyuriza. Nimubona ibi bibasimburanyaho, muzagire Imana ntibumvira bumva, ahubwo no kugira ngo wubake amateka nawe umunsi yagutabariza zamuge aho yagukuye. Hanyuma reka ngirangize icyo cya mbere ngere ku cya kabiri. Ikindi cyica amahirwe y'urubyiruko ni ibiyobyabwenge. Reka nkubwire, nubona kwiga ubivanga no kunywa urumogi, nushaka kwiga uzahitamo kimwe, uri gukonsoma mama. Yego bimeze nko gutereka injerekani ku mugezi kandi wayiciye icyo hasi. Uri kurya imitsi ya mama, uza ku ishuri yagurishije agahene, twadukoko aratugurisha kugira ngo agure amarete. Yagiye gusabiriza mu muryango ngo runaka yatsinze, hanyuma wikomeza kumumarira amaboko, ategereje ko uzaba umusore mwiza cyangwa umukobwa mwiza. Ariko njye nakubwira ngo hitamo kwiga, wunguka ubwenge nibwo buza
binjira uzi ukuntu tuba dukanuye amaso shaka twagiye kureba biza yabo sasha muramba cyane mu ntebe ndebere mu ntebe uzinurangiza ntabwo uzinuka imvune kandi uraboneka igihe gito uzinurangiza urangije uri kuri mashina injira bitwande mwenende uzinurangiza
suko kwitwa mama wazatwara kugurira inyama ndakubwije ukuri niba ugasoza byose bizagira gute hanyuma nindi kwabwira kumvira turi gusoza kumvira ujya wumvira bakwigisha wumvira gutoza disipline wumvira ushinzwe amasomo bari kuguha ibizagukiza ujya wumvira ujya wumvira ababyeyi bawe kugira ngo uzarame kandi ujya ukurikirana ubwenge niko twasomye Bibiliya mwana wanjye urashaka kuramira mu byiza kurikirana ubwenge kugeza ubwo n'umuntu wese ushaka kuguha ubwenge ujya umukurikirana ariko ushaka kumucurika uhere none umwirinda umuntu nakubwira ngo aragukunda ariko akakwigisha kujya mu kabari ujye uhita umushyiraho toba umuntu ugukunda azakubwira ngo ni wige azakubwira ngo ujye ukunda kureba mu ikayi ntabwo azakwigisha gutoroka ikigo ngo muhurire mu gasantere hoya rwose ntabwo burya bagukunda umuntu ugukunda azakoherereza 5 ariko ntabwo azakubwira ngo uzajye waba muri ghetto ujya kuyishyura umuntu ugukunda azifusha azakutera imbere umuntu ugukunda azagusabira ibyiza umuntu ugukunda azatuma ugera kure hanyuma muranyemerera dusenge oya ugomba kwiga kabiri kose ibyo twize birahagije nimba babashije kubifata intego y'iri jambo ni ugushima Imana aho yatuvanye nabi tugejeje ariko tukarinda byagezweho abakobwa rero mwebwe nkunda cyane kurinda ibyo wagezeho icyo ushaka kugeraho cyose ugomba kukirinda kandi mu bintu mugomba kwirinda ubusambanyi kuko nibwo bubagiraho ingaruka kurusha ibintu byose ikintu cyose uzabona kikwigisha gusambana ujye uhita umenya ngo iki kiri kunyicira amahirwe nababwe ngo narikodesherezaga ndi umwana ariko nubwo nta mashuri nari mfite nanjye ubwanjye ndirinda kuko ngewe nyine ndi itangiriro ry'iterambere amashuri akaza n'ibindi bikaza nize umwaka umwe wo kudoda ndangije njya gukora stage mbanza guhingukira muri atelier ya mbere irimo umugabo araca mbabwira kwirinda ko nabinyuzemo nzi ukuntu umuntu yirinda kubahwa n'umuhisi n'umugenzi kandi ntayo wibitse kubera ikintu bita kwirinda amen uwo mugabo arambwira ati ndashaka yuko ujya kubusura akuze umuntu ukubwira ngo arashaka ko ujya kumusura muhorana mu kazi ubu musura bari mu bitaro aba yarwaye iryo sura ariko namureba nkabona n'ibihwehwe Imana yabahaye amaso yo kureba indyarya Imana yabahaye amaso ni gute umugabo ufite umugore akubwira ubusa ukamutega amatwi mbashaka ibaze umuntu uhamagara ngo shaka urumva atari umusaza mbashaka yenda ashaka akamubwira mbashaka maze akagenda wekeza yajya abibwira umukobwa ntugaba kubaza iki niba uri keza se hari aho yakurangiye akazi kabeza uri mwiza ibindi se n'ibita kubaza mureke mabwire Dawidi ajya kugirwa umwami yararikiwe n'umugore w'umwami umugore w'umwami aramubwira ati ariko kugira ampereza
arangije ati hoya mu bintu databuja yampaye wowe ntabwo urimo arahamije. uwo mugore bamufata ku ngufu arasiga umwitero da awusigarana mu ntoki. umugore amaze kumwara agira umwamba cyari cyifashe bamujyana muri gereza, ariko burya niho yavanye poromosiyo yo kuba umwami. nawe hari ibyo ukwiye gusiga burya neza ubyihoresha ubiretse ibyo ntikirambere. ariko hari aho umuntu yakaziza akazira bumbura, hari aho umuntu yakaziza akazira keke na fanta yokoye we niko. hari aho umuntu yakaziza akazira ikivuguto n'irindazi, hari aho umuntu yakaziza irindazi n'ikigage kwa jina Yesu. oya bose tuzakigurira nidusoza amasomo tumaze kwicara ku ntebe ibyambwiraga ngo duhurire muri hoteli, ibyambwiye ngo bidutege duhurire Dubai, ibyambwiye ngo bintumize muri Amerika nze gutembera. haleluya. ariko narashaje ndikubyigurira nawe uzabyigurira. mpageze wowe yari afite uburozi butarazi, yari afite uburaya. mpageze akamenya kurya mu gitondo akagira ngo n'izindi mpuwe. udufaranga babaha ujye utukora atasiyo uyaguha ntimuvukane avunira mu mavi, uyaguha avunira mu mavi. burya nta makuru mufuka ujya mukaza abana we. akajya arishyurira kasusa ka mu gitondo, capati n'ibishyimbo, arya neza saa sita, nagaha kank'igiki. ariko disimenya ubwenge, yampa yo kurya disi nkagurira irindazi na mukaru andi nkayashyira mu gakesi, yampa yo gutega 500 nkataha n'amaguru ipfundira bimenye. ariko reka mubaze, ugiye kuvuka mu bakene, mugiye kubwirwa no kuburara, mama wabaho kugira ngo abone ubungukanye diplome, abone ubungukanye impamvu ebyiri. ubu nutugeze ntagereranya, uratwita utwitira he? ni hehe uri kubera ikirara? urafata amateka y'umwijima ugereka ahandi. ugomba kubaka amateka y'umucyo, ugaserukira famiye n'umuryango. hataha n'amaguru andi nkayashyira mu gakese. igihe kigeze ati dusohoke, ndamubwira ngo hoya umunsi wo gusohoka kugira ngo dusohoke kuko yari bosi yambwira ngo dusohoke. umunsi wa mbere wo gusohoka ndirwaza, yewe narwaye. ngo ngaho genda taha tuzagenda ubutaha. n'ubundi bwa kabiri kabanza gusa ko ndarwaye. ageze ahatarika iyo ndwara ihora imufata nuko turi gusohoke. ni indwara nyabaki. ntabwo natinyaga gusohoka si uko nangaga inkoko kubera ko ntayo nari bwakoze mu kanwa, ahubwo naravugaga nti ndibuyirye nyishyure. erega burya uzabwishyura bwaba 500, bwaba umama wiruka kuri wa musore ku kabutike uti hari umuntu ugiye kunyoherereza agahumbi nka nimero. sawa sawa, nutajya mu biruhuko ukishyura, kandi hari igihe uzishyura wishyuye, ujye ubareka. arambwira ngo nonaha vuba ntitufate amafaranga. ariko nazo umuntu
rugo mu nzu yanjye nabagaho njyenyine naryamaga ku musambi nicaraga ku gikombe cya busa niyorosaga agatenge naripambaga nk'imama ntawangenzuraga nk'uko mama wakugenzura niyo ushaka nari kuzana abagabo 5 mu gihe kimwe ariko burya ntuzanshuke niwica ubuzima bwawe ntawe uzabuhimye kuko hari igihe kizagera uve mu maboko ya mama usigare mu maboko ya wowe kandi ntuzigere ukura ureba ikofi ya papa afite ibipangu yubatse amazu i Kigali niwe uyobora kiriya kigo barakomeye ariko feza ni yawe na leta yaragikemuye bimwe byo kuvuga ngo barabaha imitungo y'abantu byavuyeho ubu ugomba umutungo nimene ntarabuha iyo wigirije nawe urabyumva amakuru mwarayamenye si itegeko ntayo mwarimuzi murandebera ariko ntabwo gutanga 8 bikiri itegeko ntabyo mwarimuzi ntabwo bikiri itegeko nashaka azagukuzaho 8 n'iminerivare agomba kukwiga ugasoza ubundi ukizize ibintu byo gukurura urutoki rw'iwanyu ureba amasambu wapi reba mwikayi byarahindutse tuzagabana turi 3 tuvugana turi 2 ntajya kugabana bihari no kugabanira mwikayi maze ndagenda njya mu rugo mu Kibahima nabagamo nambara kora jinsi kora nambara ijipo ndende ndagenda ariko nyine nagenda nishimye kandi se shaka uko bagenda bishimye bitewe n'ubwenge bwabo aho bagarukira bakagira ngo bagiye kurya gusa ariko urya ibikurya ngezeyo sanga yishyuye shambure ntabizi agomba kuyishyura ntabwo ari musaza wawe da uzishyura do ikibabaje nuko azaguha 500 akwishyuze 500. hanyuma yokesha ifi azana fata yanjye na mitsingi ye dutangiye kumwe imvura iragwa ati ni mwanure ajyana muri ya shambure mbwira umuntu uzi ntiyana mugeni he ati nahasanzwe basha warabimenyereye nahasanzwe nyine yaje ntambwe ya mbere mbona korodoro nigiye imbere mbona ni korodoro nkase gato mbona igitanda ndebye neza mbona kirashashe shamba imbere yaho mbona ameza ateguyeho inkoko nanifi izi n'amachipusi na salade mbega umuhumuro tinya ko uwo muhumuro n'ubu ntiwibuka ibaza umuhumuro wamuhure ngo abangize byara 5 ntiwibuka cyane ko iyo umuntu ari kumukina nk'umurirwa cyane bandicaye inteneko kuki mutateguye ahandi hatari hano aricara ati ese wakicaye ukarya ko bwije tugataha kumva aragira ngo nyirye mbone kwishyura umutima nanjye ariko bitewe n'ukuntu kahumura ashimira Yesu waduhaye ubushobozi bwo kuyigurira azana noneho kari karyoshye hatabona ryo ngiyeho rimwe ijwi rirambwira ngo akoze ibaze kuri Imana yamunze nkiri n'umusiramu numva ijwi rimbwiye ngo urayirya urayishyura hari umugani uvuga ngo ncire akaryoshye mire umurimo nuko narimeze nongera ryaho ukanda urayirya urayishyura bigezaho iryo jwi riranganza ndayireka ndamubwira ndigende usoramwe yarambwira ngo reka nkubwire ngo ubundi ngufashe wangira ute icyo gihe nafite imyaka mike aho itegeko ryo gufata abana ryatangiriye nanjye nari mfite imyaka mike ndamubwira nti ngaho fata nahita mpamagara nifite marume wanjye ukuntu nyine nuko nahita muhamagara bagufunga umugore n'abana bakakubura usurambwira yari umuzayirwa uri igicucu uri igicucu uri igicucu uri igicucu
abonye ko asabye yishyuye shambure fata bituzi maze ifini yashize mu ngaho ndinda turyame turashorerana tugeze ko bategera ngo singutegera uragenda n'amaguru navuye kuri girini aha n'amaguru aha ndira nagera hari itaraminagura nagera narizwaga n'iki sinarizwaga no gutaha n'amaguru kuko nari mbimenyereye naravugaga ngo ko yari yambwiye ngo ejo uzaza ufata ibyawe ugende kwa nyirukanye ariho nakuraga ayo gutega ariho nakuraga y'inzu nishyiraga inzu ya bene nagiraga agakese nabikagamo amafaranga noneho ndibwerekeze he ayo inzu nzayakura he ndibura igiki nari mfite ayo marira wabona ayo marira nari mfite nawe uyicarane ariko Imana ijya kukurema yarakuremeye ntiwigirire nabi ntiwishore mu biyobyabwenge ntiwiyahure ntiwikureho amaboko Imana iragukunda ifite ubuzima bwawe mu kiganza izahindura amateka yawe n'ay'umuryango izakugira ukundi kuntu Imana yakwibarujeho ntabwo papa na mama aribo gusa ahubwo Imana n'undi mubyeyi uruta ababyeyi bawe natashye n'amaguru ukeye mu gitondo subirayo arambwira ngo fata ibyawe nziga ibyanjye ngo ntahe arangije arandeba arambwira ngo ngaho bireke kugenda ariko sinzongera kukwigisha nari mu stajeri umutima ni nutananyigisha uzajya untuma ngo ugavure mbona y'inzu uko naramugavuraga kugavura sinari nzi ko ari icyaha gusambana n'ibyo nari nzi ko ari icyaha gusa hanyuma ndashaka kukubwira ukuntu Imana yantabariye aho hantu igihe cyarageze ndakora arambwira ati uzi igihano nguhaye uzadoda kandi nari nzi kudoda ibintu byose uzagenda unzanira ihene yo kumpemba dore abantu bose bazi yuko mpa bya bindi bari abakobwa bose ubona mu materiye baha ba bosi babo babigisha narakwigishije uzampemba ihene hanyuma mpite nibagirwa ibyo bintu nimara kubyibagirwa dore wamenye kudoda ujye uhembwa nk'abandi bakozi fata 7 nashyize mu gakesi ngi wacu Nyanza aho mvuka ngira mama nshakira ihene angurira ihene ya 7 amitike yo gutaha barayibanga nitwara mu mufuka Yesu warijyamo mu mufuka Yesu we uruwo kwiratwa kandi uruwo gukora kuvana inyama z'ihene ibaze Nyanza nkazigeza i Kigali Nyamirambo ndagenda ihene ndayimuha ashyira ku rutonde rw'abakozi ntangira gukora gukorera amafaranga ngeze mu 50,000 indi nyishyura hakajyamo nka 5 hakajyamo kimwe cya 10 akanyishyura nabi ngeze aho ndamubwira nti kuzi ko nta mafaranga ngira wambabari ukampemba harangije arambwira ngo harya waranyimye burundu hitufata ibyawe ugenda nagize umubabaro mwinshi ndeba aho nerekeza agaheruberwa nahise mfata ibyanjye ndagenda mpitajya muri polisi nanjye sinari noroshye polisi yari jandarumuri icyo gihe aho bita kuri 19 ahari gare niho yari yubatse nahise njya muri polisi ngiye rero ntacyo byamariye ahubwo nahise ntaha ngeze mu rugo mbwira umuntu ndangira akazi arakandangira aho ngaho nkagezeho muhageze uzirinde uhagarare ku bukumi bwawe uhagarare ku Mana izakugira undi muntu ubu nta muntu nyinginga kuko data yarabikoze ntawe ntegera ibiganza data yarabikoze neza uwamugezeho twaba turi kudoda ati ngwino murese yaje kubwira ariko se murese yaje ko hajya bipimisha bari kwipima imyenda urashaka wiki tumarana iminsi 19 aramura ngo sinjya nkorana n'abakobwa bageze nkaho naragenda ndyama ndarira mbona ko
ubuzima bwanjye bugiye kuba ubwo gusambana kugira ngo mbeho, ariko burya ntabwo ubusambanyi ntabwo ari umwuga. Imana yakuremye yakuremeye nubwo itarabikwereka, ariko hari ibyo ikubikiye. ndimo ndasoza, naragiye mbwira umusazi nti ubuzima buranze ahantu hose baranyirukanye, arambwira ngo ngiye kuguha imashini yanjye hanyuma uyikoresha ibyumba 3, ngiye kugenda i Burundi, ningaruka uzayama unayima. Inisigira umuntu nzajya nyaha cyangwa ningira ikibazo mubwire ngo nta wundi nizera ni wowe. Ni umusaza ajya i Burundi ampa imashini ntangira kwikorera, ngiye kumureba ngo muhe amafaranga ngira ngo yaraje ndamubura. Mbashije abantu bati naraza, subiyeyo ngo ntabwo araza, nongeye kujyayo ngo ntaraza, nabona abazaga ndababura. Kugeza na n'iyi saha umusaza sinamenye irengero rye. Imana ibimpaye imashini gutyo, imbana mu biganza by'ibishwakumye, incira inzira. Iyangiriye neza ntari umurokore, iyangiriye neza ntarasenga. Tugiye gusenga. Oya tugiye gusenga. Iyo bishize ndabimenye. Iyo bishize kandi iyo bitarashira nabwo ndabimenye, ariko ibyanyu ni ibingibi. Hanyuma gusabira umugisha, ukuntu wabaye maso, ukuntu wateze amatwi Imana yavuganaga namwe inyuze muri njye. Uri muri iri teraniro nta musaza ukeneye? Ese ntabwo wumva ushaka gukiza? Tuvugishe, urumva uri umuhatana, uri umudanje, urashaka kwihana? Umuntu ushaka kwihana nazamura ikiganza tumusengere, Imana nibaho umugisha. Hanyuma ninde muntu utarakira Yesu ariko wumva ubishaka? Nazamura iki? Utarakira Yesu, ndasengera ibyiciro byose. Umuntu utarakira Yesu ushaka kumwakira, atuye umwami wabanye na mama Sharirene, nanjye ndashaka komatana nawe, zamura ikiganza. Imana niguha umugisha. Ikirwa n'Imana, ndabasengeye basabira kubabarirwa n'Imana, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Bahagurukiye imbere yawe bakwereka intege nke, kandi bahinduye uburyo bashaka kukwizera. Bakimara guhaguruka, nawe uhaguruke mu ntebe yawe y'icyubahiro, ubagirira imbabazi z'ibyaha bakoze, ubahindura icyaremwe gishya guhera nonaha, ubahindurira amateka. Hanyuma nzumva inkuru nziza yuko bakomeje urugendo. Tugukomeye mu mashyi rwose. Kugusaba imbabazi ngo ubabarire kuko batarinze kandi bagusabye kurinda. Aba bana baragusenga ku manywa na nijoro, muraziranye harimo n'abakozi bawe. Ibi biganza bazamuye, Imana izamura ibyayo. Ibi biganza mubirebe kandi ubikebuke, uri mu buturo bwawe bwera. Ibi biganza bihumanurwa kandi byezwe n'Imana.
abayobozi banyu baduhaye ikaze kandi nshimiye Imana yavuze ngo tuzabana tukaba tubanye hanyuma namwe ndabashimiye kandi nabatuye umugisha mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. Nanjye nisipanye kuri yandeze nyagira kuri tatumisha ariko atimarika muri kano amen. Uyu mwari mamureba sizo ko namubwiye je niwe jinda gifite muri kino gihe sumizi ariko baranyemeza anima twabaga turi hamwe mu masaha y'umugoroba turi guhimbaza Imana turi gusenga ariko ntagererwa itinda akabanje kuri ikora byinshi ariko warababuzaga cyane reka nze mbabwira akantu gato ngo ku kidendezi ngo hariho abarwayi benshi ariko abarwayi baba bafite ababajugunyamo. Haleluya. Ariko dufite Imana. Haleluya. Agijugunyamo abadafite ababajugunyamo. Imana yajugunyamo ikinyarwanda cy'urubyiruko ngo Imana ngo umuntu yagutaye nanjye Imana yantayemo yarandemeye ntawe mfite wamvugira. Amen. Ariko ikintu kizabatera kugira ngo mugire aho mugera Satani nakwereka ibyo Imana itarakora uzamwereka ibyo yakoze. Haleluya. Nakwereka ibyo wahombye mu buzima uzamwereka ibyo wungutse. Haleluya. Nakwereka abakwanze bose. Haleluya. Uzamwereke abagashira Imana yakoze. Nanjye ubuzima rwose sinzi uko nabivuga twaje giving thanks but ntabwo twari tuzi ko ari ubwitange ariko turakora kuko hari icyo Imana yakoze. Nanjye tubaye mu kwezi muzajya zizabajyanye ndavuga video doendo muhaye 10 muri iki cyumweru cyangwa se igikurikira uzakora kandi neza. ariko badufashe baturere akantu k'agaseke kurya nicyo twashyira mu kano kantu. Haleluya. Bon. Kandi rwose natekerezaga ko niba ari buvuge muri message wenda ya promotion yawe ariko ubwo ntabwo mbizi uko byagenze niba ari njye wari ufite information itandukanye zituzuye turaza kureba uko bihagaze hanyuma bifuza ko naha umwanya nanone abasaza nabo bakagira ikintu bavuga mu minota mike hanyuma ayisubiza duwaye hanyuma nyamara kuvuga akabereka ikindi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amanezero y'Umwuka w'Imana n'icyubahiro. Haleluya. Amen. Natwe twize ahangaha mu mwaka twarangije muri 2022 twaririmbye muri Mispa irabira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abandi bazashobora babasha gukora muri Mispa ikabonera. Haleluya. Urumva utibashishije ariko ukaba ushaka gukora umurimo w'Imana waza muri Mispa bazakurira kandi uzatanga package yuzuye.
haleluya natwe tujya kuza tuvuye aho tuba i Butare abanyeshuri twigana babaye ahangaha biga muri IPRC Huye muri University of Rwanda ishami rya Huye n'abiga muri Kitabi ndetse Musanze n'Ingoma muri Ngoma haleluya bose muri iriya poromosiyo abari mu wa gatandatu baratuzi hari packing turimo dutegura tuzabageza bitarenze mu kwezi kwa kane n'ubuyobozi bwinshi Hallelujah. 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 Amen. Rero bana magambo yabo makeya ko sigenda kuririmba no kuririmba Imana ariko mispa ntabwo nyina babona abavandimwe babiri cyangwa se iki ahubwo ni bamwe mu ngingo zifite n'umubiri wanjye njyewe ku giti cyanjye sibyo hari kado yanjye ku giti cyanjye ntabwo nayibabwira none kuko ari bamwe mu ngingo mfite nanjye nzayibatunguza umunsi tuzaba tugarukanye ngo baduhaye tuje gupresenta ahubwo muzaze mwitabire mufite amatsiko menshi Imana itabimugisha ibuka umuhungu yabwiraga akaririmba twaririmbaga baho zabarinda zabaheka ariko bose bahamagaye bose utagize gute turashimiye izina rya Yesu Kristo ku bwitange bwanyu n'umurava wanyu no kuza gushima Imana Bibiliya iravuga ngo Yesu yakijije 10